Abantu benshi muri ubu buzima bwo ku isi barangiza ubuzima bwabo batageze ku byo bashakaga kugeraho cyangwa se ku byo biyemeje. Ibyo ahanini biterwa n'imitekerereze baba baragize, ariko iyo mitekerereze ntibayishyire mu bikorwa. Uyu munsi tuje kwibukiranya ku mbaraga umuntu aba yifitemo, kandi izo mbaraga abenshi akaba arizo barangiza ubuzima bwo ku isi badakoresheje. Ramba kandi ugire amahoro wowe ukurikiranye Lioness 250 cyangwa se Lioness 25. None ndagarutse kuri wa mwanya wacu, umwanya twibukiranya ku myumvire, ku mitekerereze, imigirire ndetse n'imikorere, byose bigamije ubuzima buzira umuze ndetse n'iterambere rirambye. Nkuko natangiye mbivuga, uyu munsi tuje kwibukiranya ku mbaraga ziri mu mitekerereze ya muntu, ndetse izo mbaraga ari nazo zituma agera ku ntsinzi runaka muri ubu buzima tubayemo ku isi. Dushingiye ku buzima muri rusange tubayeho kuri iyi si, abantu benshi bagendera ku mitekerereze cyangwa se imyumvire y'abandi yashyizweho n'abandi, akaba ariyo dukomeza gukurikiza. Dufashe urugero rworoheje rw'ubuzima tubamo, umuntu ariga azi ko azabona akazi. Iyo rero ufite iyo myumvire ugakomeza kugendera kuri iyo myumvire yuko iyo urangije kwiga ugomba kujya gushaka akazi, nibyo ngibyo ukora gusa ahangaha twanashimira nka leta yacu y'u Rwanda ishishikariza abantu kwihangira imirimo, kudategereza kuzajya gushaka akazi. Ubu nibwo abantu bari kugenda babyumva, ariko siko byahoze mbere twari tuzi ko umuntu arangiza kwiga noneho akajya gushaka akazi. Hari n'abantu kugeza ubu ngubu bagifite iyo myumvire, bumva ko ubuzima bwabo bushingiye ku kazi bajya gushaka, bushingiye ku kazi bazahabwa. Ibyo bigenda bikazirika umuntu, bigatuma aguma muri bwa buzima kugira ngo azatekereze we icyo yakora mu bushobozi bwe ngo ajye kwikorera, ugasanga biramugoye. Ibyo imibare myinshi igenda igaragaza ko abantu babaye imbata z'akazi, kandi ibyo ngibyo ni imyumvire yazanwe na babandi bazanye iby'amashuri. Bagira ngo ishuri riyobokwe kuko umuntu yari azi ko najya kwiga azarangiza kwiga ajya gukora akazi. Nibyo ngibyo nuko abantu babifataga. Ikintu gitangaje nuko abantu usanga baragize aho bagera ntago baba barabiheshejwe n'akazi bakoze, ahubwo baba barabiheshejwe n'imitekerereze bagize itandukanye na ya yindi twigishijwe mu mashuri yo kurangiza kwiga ukajya gushaka akazi, ahubwo bagakora ikindi kintu gitandukanye, ari nacyo gituma bagera ku ntsinzi yabo. Buriya ngo imitekerereze ya muntu irimo ibice bibiri. Dushobora no kuvuga ko ari nk'umutimanama. Nawe ubitekerejeho urabyumva. Iyo ugiye gukora ikintu, hari ijwi riba rikurimo rikubwira riti iki kintu ushobora kugikora, ni cyiza. Hakaba n'irindi jwi riza rikubwira ati reka gukora iki kintu. Iryo jwi nakwita ko ari nk'iry'umwijima, ryo ryoroha kurifatiraho umwanzuro, kuko ahanini riba riri kwereka imbogamizi urahura nazo mu gihe uhisemo gukora icyo kintu. Urugero natanga mfatiye kuri biriya by'akazi, kureka akazi ukaba wajya kwikorera. Iyo umuntu atekereje kuba yashaka icyo yikorera, amajwi menshi mu mutima we azamubwira ati ese urareka aka kazi ko ntacyo kagutwaye urajya gukora biriya, urabona uzabishobora koko? Ukumva nk'irindi jwi rikubwira ati se ubona ababirimo bo baramaze igihe kingana gute? Ubona se abenshi bitaranze? Iyo rero ayo majwi akujemo gutyo, uhita ufata umwanzuro wo kuvuga uti nyamara wa mugani ka kazi niko kanjye, niko nakigumiramo. Ibyo bikakubera nk'umuvumo, bikakubera imbogamizi yo kuba watera intambwe ngo ugire ikindi kintu gishyashya ukora. Kandi iyo urebye abantu bafashe umwanzuro utandukanye n'uwo abantu benshi baba baratinye gufata, nibo uzasanga bageze ku ntsinzi iri hejuru, bageze ku bikorwa by'intashyikirwa. Kandi ikindi tudakwiriye kujya twirengagiza ni uko iyo ufashe umwanzuro ukomeye ugakora ibintu bikomeye, ariho unabona umusaruro mwiza kandi urambye. Nicyo bita ngo igiti cy'umuruho nicyo cyeraho imbuto z'umugisha. Si ngombwa ko umuntu wese agendera ku bitekerezo by'abandi byashyizweho n'abandi.
cyangwa se ngo twumve ko ubuzima ngo ari rusange ari uko bigomba kugenda. Oya, iyo mitekerereze niyo ikwiriye guhinduka mu bantu kugira ngo babashe kugira ibyo bakora bitandukanye. Ubundi buri muntu wese aba afite uko atekereza ibintu, aba afite imbaraga zimurimo z'ibyo ashobora gukora, kandi buri muntu wese aba atandukanye na mugenzi we. Niyo mpamvu imbaraga iyo zishyizwe hamwe hari byinshi abantu bageraho birenze. None se nibe twese tugumye mu kiziga kimwe cyo kugendera ku mitekerereze y'abandi, ku byo abantu bashyizeho ngo utagomba kurenga izo mbibi, uzatera imbere gute? Uzagera ku bintu bihambaye gute? Ubwo wowe urumva utazapfana imishinga? Nicyo gihe rero ko umuntu yakumvira umutimanama we, agaha umwanya cya gice atinya gukoresha, cya gice kikubwira kiti kora iki ngiki, fata umwanzuro uyu nguyu, kandi nubikora koko ukabyemera ugatinyuka, bizatuma ugera kuri bya bindi wumva uteganya kugeraho cyangwa se ushaka kugeraho. Gusa ugomba kumenya ko uzahura n'imbogamizi zitandukanye. Abantu b'inararibonye bo bajya batubwira ko iyo ufashe umwanzuro utandukanye n'uw'abantu bamenyereye kubamo, akenshi nta nshuti ugira, kuko abantu bashaka kugira ibyo bageraho, inshuti zirabahunga. Impamvu ni ukubera yuko abantu badakunda abantu bafata imyanzuro idasanzwe. Abantu baba bashaka kubaho mu buzima busanzwe bumenyerewe bazi. Niba rero ufashe umwanya cyangwa se umwanzuro wo kujya ku ruhande rw'ibyo abantu bamenyereye, nta bantu uzagira cyane b'inshuti. Icyiza kizavamo, umusaruro uzava muri wa mwanzuro wafashe w'ibyo wagiye gukora, niwo uzatuma abantu bongera kugusanga. Ibyo byo murabizi cyane no kundusha. Iyo ufite ibintu ugira n'abantu, kandi ikindi twebwe abantu ntabwo tuba twitaye aho ibyo bintu byavuye, ntabwo tuba twitaye ngo imbaraga wakoresheje ni izihe, ngo inzira wanyuzemo ni izihe. Oya, twebwe icyo tureba, icyo duhanze amaso ni ukubona umusaruro. Iyo umuntu ari gukora impinduka mu buzima, hari byinshi ahuramo nk'akababaro, kandi ako kababaro gatuma wumva utisanzuye, udafite freedom. Ikintu kiba gitangaje ni uko ngo muri kariya kababaro uba uri guhura nako niho hihishe imbaraga zo kuzagera ku bintu bihambaye. Umusirikare iyo anyuze mu myitozo ikomeye imugoye cyane, niwe uzagera ku rugamba rugahinduka nk'aho ari mu myitozo. Abahanga bo batugira inama ko kugira ngo ubashe gushira ubwoba bwo gufata umwanzuro w'ibyo utekereza gukora bitandukanye n'ibyo abandi bamenyereye, no gutangira gufata umwanzuro w'ibintu bito bito, kandi uwo mwanzuro ugahoraho. Iyo umaze kumenyera gufata umwanzuro ugendeye ku bitekerezo byawe, bizagufasha cyane no gufata umwanzuro w'ikintu gikomeye cyaguhindurira ubuzima. Ahangaha iyo ufashe uwo mwanzuro uba umeze nk'uwigobotoye umuvumo ugendera muri bya bitekerezo bya rusange abantu bagenderaho. Nicyo nakwibutsagaho uyu munsi. Niba wumva hari icyo wungutse cyangwa se wibutse, usangize abandi ibyo twibukiranyijeho, kandi niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha usiga ukoze subscribe. Nkwibutsa ko subscribe ikorwa rimwe, iyo wongeye gukoraho usanga yavuyeho. Ikindi kandi washyiramo comment y'icyo twakibukiranyaho, nawe ukagira uruhare mu kwibukiranya kwacu. Tuzasubira ubutaha rero. Ciao, bye.